niba ukuri wemera utashobora kuba wakuzira ntabwo uri umunyakuri. Niba ukuri wemera bashobora kuba bakubwira uti komeza ukwemere, nukomeza kukwemera turi buze kuza kukwica, ukaba utakomeza kuba wakemera nubwo wabashyizeho iyo penalty ko barakwica, ntabwo waba uri umunyakuri. Hari aho wagiye ugaruka rwose unavangamo n'indimi z'amahanga nk'umuntu wize. Dihadoni waba warize cyangwa ni za ndimi z'abanyamugi? Okay, ngiye narize ubu ngubu tuvugana ndangije amashuri 6 ya segonderi, nize education. Abakera babyita ngo ni normale primaire. Enseignement. Yego. Ufite gahunda yo kuzakomeza? Gahunda ndayifite pe, ndacyari mutoya. Agiye cyo kwica ubusa. Urumva ngiza kurangiza ufite imyaka 17. Mbo ndetse n'ibintu abantu benshi bajya bakunda kwibaza. Nigeze mbivuga mbo usibye n'ibyo ngibyo by'amashuri na bino byivuga butumwa aravango ndacyari umwana. Ubutaha uzaduha ubuhamya uburyo winjiye mu ivuga butumwa ukiri mutoya. Ibyo bintu bitanu bisubiremo nk'ubisoma bifasha umuntu kuba yanesha icyaha nk'uko Yozefu yakinesheje. Bisubiremo nk'ubisoma. Ibintu bitanu byafashije uyu musore Yozefu kunesha kiriya cyaha cy'ubusambanyi, kandi buri cyaha cy'ubusambanyi akenshi gikorwa mu bantu bakiri batoya, kuko niho usanga iyo tugiye mu buryo buri biology niho usanga ikintu kirari cyagutse cyane kizamutse. Ibintu bigera kuri bitanu rero byamubashije kunesha iki cyaha kitabasha kuba cyaneshekwa, kandi uburyo we yaragiye kugikoramo bwari uburyo budasanzwe. Yaragiye kugikorana na nyirabuja kandi abimusabye no mwibanga rikomeye. Ibintu bitanu rero byamubashishije. Muri ibyo bintu bitanu hari icyo wavuze ngo guhunga, kuko hari naho wageze ukomoza uravuga ngo ntibishoboka kuba wakora icyaha cy'ubusambanyi utari kumwe n'umuntu, kuko ntiwagikora mu mwuka. Yumvikane ko wamuhunza ukamujya kure, wenda wagira intekerezo mbi wenda zo mu bitekerezo, ariko ntabwo cyaba mu by'ukuri mu buryo buri pratique. None ahangaha ko numva hari abantu ugomba kugira inama, niba umusore n'umukobwa bikora bakajya mu masengesho ku musozi ahantu, mu butayu ahantu, mu cyumba cy'amasengesho ahantu, kandi Yozefu we yanakoresheje intwaro yo guhunga. None umusore n'umukobwa ni babiri, nta bandi bantu bahari, bajyanye mu butayu kusenga ari bonyine, baraye mu cyumba cy'amasengesho, mu rusengero n'ahandi hantu, abo bantu babagiriye nama? Bakristo bene data, reka mvuge iki kintu. Uyu munsi ku bantu badukurikiye bumva iki kiganiro, birashoboka cyane ko hari nk'abasore bari gutitirizwa cyane, barembejwe na ba nyirabuja cyane. Bibaho, twumva inkuru hirya no hino. Birashoboka ko hari abantu b'abasore uyu munsi bari kutwumva ariko ba nyirabuja babarembeje. Kurabagiriye nama? Mbo ikintu nabivugaho ubundi akenshi ni ukuvuga hari umuntu w'umusaykologiste wabyise libido. Ikintu bita libido ni ikintu kirari ry'ubusambanyi rigaragara mu bantu. Ni ukuvuga ngo umuntu wese uri normal muzima mu buryo buri biologique wambaye umubiri, irirari ararigira ni ibintu biraho bigomba kuba. Ni ukuvuga ngo rero gira inama urubyiruko, abadoresa benshi nkuko abivuze, benshi amaraso arashyushye, hari na byarusarurira mu nduru nyine bafatiranya no kuba ayo maraso ashyushye n'ibyo bihe bibereyemo. Ndagira ngo ugire inama urubyiruko y'uburyo bagomba gukomeza kwifata, abakobwa bagakomera ku busugi bwabo ndetse n'abasore bagakomera ku bumanzi bwabo. Murakoze cyane ku byo mudusabye kugiraho inama urubyiruko. Nanjye ndi urubyiruko ko nababwiye ko ndi mu myaka 17. Ikintu nabwira urubyiruko, abadukurikiye se cyangwa bazakurikira ubutumwa aho buzagera hose, inama nagira urubyiruko, yewe hari ibyumba nemerewe kwinjiramo, hari n'ibyo ntemerewe kwinjiramo. Bakristo bene data, hano mu isi dufite icyumba twemerewe kubamo ari cyo cy'ubukristo. Ibindi byumba biri hanze y'ubukristo ntago twemerewe kubyinjiramo. Tujye tuzirikana iki kintu ko turi abashyitsi n'abimukira. Dutinye Imana aho batureba naho batatureba, tumenye ko Imana itureba, kuko baravuga ngo Imana ni omnipresent, ibera hose icyarimwe. Tuzirikane ko twambaye umubiri kandi tuzategereza Yesu, ibirenge byacu biri hano ku isi. Iki cyaha cy'ubusambanyi ni icyaha cyeze cyane, kireze kandi reka kinere, kuko icyaha cy'ubusambanyi umuntu aragikora akumva nyine nta bubabare bukibamo, nta bubabare, umva ari uburyohe, umva ari feeling, umva ari umunyenga, umva ari umunyenga. Iki cyaha rero kireze, nicyo Satani arimo adusunikiramo cyane
cyane dufite amaraso ashyushye, abishaka, abikeneye, abikumbuye, abifitiye amatsiko. Tekinike nta yindi, ni uguhunga. Abakristo usanga turi abanyakuri ku munwa, tuvuga ngo ibi ngibi tubigenderamo, twarakijijwe, ntabwo ibi twabikora, ariko ugasanga uko kuri duhamya ntabwo twashobora kuba twakuzera, ariko Kristo atubashije kugira ngo ukuri duhamya tuba abanyakuri nyakuri ku rwego n'ukuri tubasha kuba twakuzera tukaba twanabyemera. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Inshuti zacu, bakunzi bacu, turabasuhuje. Amahoro y'Imana nabane namwe. Nge ndi Evangeliste Misago Alfred, inshuti yanyu mu bantu umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye ndetse no mu nyigisho zitandukanye. Iyo Imana yanshyigikiye yanteye iteka numva amavuta yamanutse yo kubaganiriza nyambaganiriza, ariko kenshi hari igihe manukirwa n'amavuta yo kubakirira abakozi b'Imana. Uyu munsi twakiriye umukozi w'Imana, ni umugisha ukomeye. Muramubona kuri kamera, ni umusore ukiri mutoya, navuga ngo uri mu myaka yo gukorera Imana. Bavuga ko iyo umuntu akiri muto ari bwakorera Imana kugira ngo akure mwesheke no mu gihe kizaza cyo kuba ageze mu zabukuru, umwami Imana azamutungisha ibyo yakoze. Uyu musore rero nanjye nejejwe no kumwakira kuri izi kamera, kandi n'ukuri mfite amatsiko menshi nk'uko namwe muyafite yo kumenya icyo Imana imusize ku mutima. Reka mwakire ntatinze, ndakwakiriye mukozi w'Imana. Amahoro y'Imana. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amazina yanjye nitwa Imanirumva Dieudonné. Ndi umukristo, ndi umupantekote. Dieudonné, uri umukristo ukaba n'umupantekote. Ako kantu kongereyeho. Ukaba n'umupantekote cyane. Idini yawe ujye uyivuga se? Mbo nabyo ntacyo bitwaye, ariko nge ntago ndi imbata y'idini. Idini ndifata nka adresse. Na adresse? Na adresse. Naho ubarizwa? Naho mbarizwa. Mu bigendanye n'imyizerere. Ariko wanyu ni mu ijuru. Ni mu ijuru. Yana yanjye. Kera najyaga numva abantu bari kwipresenta akavuga ngo haba uyu mubiri ngo ni hano. Ugahita wumva ko hari umubiri ugira iwabo n'umuntu w'imbere akagira iwabo. Nawe niko ubyumva? Mbo ngewe icyo ngenderaho mvuga ko idini ari adresse. Paulo yaravuze ngo iyo umuntu ageze muri Kristo Yesu aba ahindutse icyaremwe gishya. Kuba icyaremwe gishya ntabwo ari ukugera mu idini runaka, ahubwo ni ukugera muri Kristo Yesu. Hari abantu benshi b'abanyamadini ariko batari muri Kristo Yesu, babarwa nk'abamambre, bitirirwa ibyo batari byo. Tukabita abakristo ariko atari bo. Ubwo niyo mpamvu ngiye mvuga ngo idini ni adresse. Icy'ingenzi ni uko umuntu aba ari umukristo, ariko kugira ngo nabwo umuntu adafatwa nk'inzererezi cyangwa batagira urundi rwego bamufatamo, abakwiriye kugira itorero abarizwamo. Nge rero nkaba mbarizwa muri ADPR. Yego. Urakoze cyane Dieudonné, ndabizi neza ko hari icyo ufite, hari ibyo udupfunyikiye byiza atari bibi, kuko hari n'imvugo zijya zivuga ngo umuntu yapfunyikiye abandi amazi. Wowe ni ubutumwa ufite, turagira ngo tuguha akanya usenga Imana. Numara gusenga Imana utugezeho ubutumwa utuzaniye. Kadusenge. Mana data wa twese, Mana nziza, turagushimiye ko tugeze aya magingo tukiri bazima. Hari benshi bapfuye bavuye mu mubiri, ariko twebwe turacyari bazima. Izina ryawe Uwiteka Imana isumba byose nirihabwe icyubahiro. Uyu mwanya rero duhaye uyu mwanya kugira ngo tuganire amagambo yawe. Turaritse umwuka wera kugira ngo aze abane natwe, atubere umuyobozi, akorere muri twebwe, avugire muri twebwe, agaragarire muri twebwe, kugira ngo aho ubutumwa buzagera hose buzatanga umusaruro, abantu bazahindurwe nabwo. Turakuraritse urubane natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane kutwakira
kuri Ayalon TV ndetse na Abimukira TV. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amazina nayavuze nitwa Dieudonné Imana irumva. Ndi umuvugabutumwa mu myaka ugaragara nk'umwana, abantu benshi bajya bakunda kubyibazaho bakambaza ngo ufite imyaka ingahe. Mfite imyaka 17. Muri uru rugendo rwanjye rw'ivugabutumwa mfite role model. Umuntu wese burya afite role model cyangwa umuntu afata nk'icyitegererezo, cyane ko burya Bibiliya twese dusaba kuba ibyitegererezo by'abandi. Kiciro urimo cyose Imana ibigusaba kuba icyitegererezo cy'imirimo myiza, kuko hari abantu badahindurwa n'ibyo wavuze gusa, ndetse bashobora no guhindurwa n'ibyo wakoze, bityo ukababera icyitegererezo. Hari umuntu rongera mfata nk'icyitegererezo muri Bibiliya, umusore witwa Yosefu, mufataho nk'icyitegererezo cyanjye, kandi nkumva nagira ikirenge muke cyangwa nakigira ku birenge bye. Uyu munsi rero nashaka kubaganiriza ibintu 5 byatumye uyu musore Yosefu, twumva amateka ye muri Bibiliya, abantu barayazi, abantu bajya bayakinamo n'amafilime. Narasesenguye nsanga hari ibintu 5 yajyaga zirikana kugira ngo ubu ngubu abenshi ngewe n'abandi tube tumufata nk'icyitegererezo, ndetse ku rundi ruhande tukaba twamufata nk'umuntu wabaye intwari mu byanditswe byera. Kuko no mu ntwari zo kwizera, aho iyo dusomye mu rwandiko Paulo yandikiye Abaheburayo, mu Baheburayo mu bice 11 bamutwereka nk'umwe mu bantu babaye icyitegererezo ku bijyanye no kwizera. Ntabwo rero umuntu bagira ku rwego rwo kumwandika muri Bibiliya igitabo cyera, ndetse nge navuga ko gisumba n'ibindi, atarakoze ibintu bikomeye. Ndagira ngo mbaganirize ibintu 5 byamubashishaga. Reka dukoreshe ijambo ry'Imana, tujye muri Bibiliya, tujye turebe mu gitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro, ibice 39. Turasoma duhereye ku murongo wa 6, turi buze kuza kugeza ku murongo wa 15. Gitabo cy'Itangiriro ibice 39, umurongo wa 6, turi buze kurasoreza ku murongo wa 15. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo nyirabuja wa Yosefu amwoshya gusambana nawe aranga. Murongo wa 6 waranditse ngo abitsa Yosefu ibyo atunze byose, mu byo amubikije ntiyagira ikindi agenzura kiretse kwita ku byo yajyaga arya. Yosefu yari mwiza, afite mu maso heza. Hanyuma y'ibyo nyirabuja abenguka Yosefu, aramubwira ati turyamane. Maze ariyangira abwira nyirabuja ati dore databuja ntagenzura ibyo mubikiye byo mu rugo, ndetse ambikije ibyo atunze byose. Muri uru rugo nta urundutamo, kandi ntacyo yasize ngo akinyime kiretse wowe, kuko uri umugore we. None nabasha nte gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku Mana? Akajya abibwira Yosefu ko bukeye ntamwumvire ngo aryamane nawe cyangwa abane nawe. Bukeye yinjira mu nzu gukora umurimo we, ari nta bandi bagabo bo mu nzu barimo. Uwo mugore afata umwenda we aramubwira ati turyamane. Amusigira umwenda we arahunga arasohoka. Abonye yuko amusigiye umwenda agahunga agasohoka, ahamagara abagabo bo mu nzu ye arababwira ati dore yatuzaniye Umuheburayo wo kudusekana agasuzuguro, yanyegere ngo aryamane nanjye. Nabarisha ijwi rirenga, asiga umwenda we iruhande rwanjye arahunga. Reka dusoreze mu Baheburayo, Abaheburayo igice cya 11, turasoma umurongo wa 22. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 22. Hari amagambo avuga ngo kwizera icyo ari cyo, ibyitegererezo by'abizera nyakuri. Murongo wa 22 haranditse ngo kwizera niko kwatumye Yosefu ubwo yari agiye gupfa yibuka ibyo kuva muri Egiputa kwa Bisirayeli, agategeka iby'amagufa ye.
n'ayo magambo ndi kugira ngo nkoreshe tuganira mu mwanya mutoya. Uyu musore witwa Yosefu yari afite se witwaga Yakobo. Yakobo yari afite abagore babiri witwaga Leya ndetse n'uwitwaga Rasheli. Iyo dusomye Bibiliya itwereka ko ku bijyanye na physical appearance cyangwa uburyo bugaragara inyuma, uyu Rasheli yari umugore mwiza w'ikibengukiro cyane, usibye ko Imana yari yaramuzibye inda ibyara, ariko bitewe n'amasengesho umugabo we yamusengeraga kuko kumva yaramukundaga cyane, ndetse muzi ko yamutendeye imyaka agera kuri 14 kugira ngo abane nawe. Bitewe n'urukundo yamukundaga rero ntago yari gukomeza kwishimira kubana nawe nta mwana agira. Yaramusengeye, igihe kiragera, Imana izibura inda ye ibyara, aza kubyara umwana w'imfura, niwe uyu nguyu Yosefu. Yabyaye Yosefu, bavuga ko izina Yosefu bisobanuye kongeraho. Yaje kongera kubyara undi mwana wa kabiri amwita Benyamini cyangwa Benjamin, aho Bibiliya itwereka ko yapfuye ari kumubyara. Ntagiye rero mu mateka menshi, reka ndase ku ntego ku cyo nagambiriye uyu munsi. Iyo duhereye hano mu bice 39 by'itangiriro, batwereka inkuru z'uyu musore Yosefu ajyanwa kwa Potifari. Bene wabo baramugurishije, biba ngombwa ko aza kugurwa kwa Potifari, kuko icyo gihe byari byemewe ko abantu bagurishwa. Ubucakara bw'abantu bwabagaho, abantu bakagurishwa nk'abacakara. Baramugurisha rero, agera kwa Potifari. Twasomye ijambo ry'Imana ritwereka ko uyu Yosefu ngo yari umusore mwiza. Burya Bibiliya yivuze ngo ikintu cyari cyiza, burya Bibiliya ntabwo ari igitabo cy'amakabya nkuru, ni byahumetswe n'Imana. Bibiliya ivuga ibintu by'ukuri, nta kintu igabanyijeho, nta nicyo yongereyeho. Bibiliya itubwira ko ngo yari umusore ufite mu maso heza, mu maso hakeye, yumva ko yari afite uburanga bugaragara inyuma. Nyirabuja rero muka Potifari, ntabwo Bibiliya tugaragariza amazina ye, batubwira ko ari muka Potifari, aza kuza kugira ikintu cyo kumwifuza. Urumva, aho kuba uri nk'umuyaya mu rugo, uri umukozi mu rugo, ukifuzwa na nyokobuja, icyo ngicyo ntabwo ari ikintu kiba cyoroheje, ntabwo ari ikintu cyapfa kubaho kidafite gitera cyangwa gisunika yacyo. Yaramwifuje igihe kirekire, agahora amubwira uti turyamane. Ndetse navuga ko ku bantu benshi b'iki gihe hari abadakijijwe cyangwa batarakebwe gukebwa kwiza ko mu mitima, ndetse hari n'ababikinamo komedi cyangwa babiteramo inzenya, bakavuga ko uyu musore yabaye nk'ikigoryi, ko kumva nyokobuja ugukoresha akwifuza ngo uryamane nawe ukabyanga. Hari abavuga ngo ni nk'imboga zaba zizanye. Mu biki gihe kuba umuntu yashobora kuba yagira kunesha kungana gutya, ntabwo ari imbaraga z'umubiri zabimuhesha, usibye imbaraga z'umwuka wera. Byaraje kurangira ataguye muri icyo cyaha. Ndikugira rero mvuge ku bintu 5 byatumye uyu musore abasha kuba yanesha, tukaba tumufata nk'icyitegererezo, nk'intangarugero, nk'intwari mu minsi ya none. Mbibutse ko Bibiliya iravuga ngo abantu ba kera bari nkatwe. Bibiliya yakoresheje Eliya, iravuga ngo Eliya yari umuntu umeze nkatwe, ariko Eliya yarahagarariye abandi bizera ba kera bari bameze nkatwe. Nuvuga ngo bari bambaye imibiri nk'iyacu, bafite amaso abiri nk'ayo dufite uyu munsi, amatwi abiri, bari basa natwe, physically bari bameze nkatwe. Nta zindi mpinduka Imana yaje kuturemaho zitandukanye nuko bo bari bameze. Bivuze ngo rero nta kintu tuzigira cyo kwireguza ngo tuvuge ngo urabona, oya, ntacyo tuzireguza, kuko bari abantu bameze nkatwe bano ba Yosefu. Yosefu rero hari ibintu bigera kuri 5 nagerageje gushyira ku murongo, mbona bishobora kuba ari byo byamufashije kuba yatsinda icyo kigeragezo, kuko mva yari umusore. Ubundi tugiye mu buryo buri biologikoma, buryo buri biologique, abantu b'abasore kuba wanisha ikosa nk'iri ngiri cyangwa wanisha ikigeragezo nk'iki, abari ntiseye imbaraga zidasanzwe. Ikintu cya mbere, uyu Yosefu yagize ikintu bita kwirengagiza.
iyo aza kuza kwemera ubu busabe bw'uyu muka Potifari amubwira uti turyamane, sinatinya kuvuga ko yari kuza kuba abaye nka Potifari, kuko iyo aza kuza kwemera kuryamana nawe immediately cyangwa ku kanya yari kuba asimbuye Potifari. Ibyo rero arabyirengagiza, agira ikintu kibita kwirenga, kandi niyo aza kuza kuryamana nawe ntabwo uyu muka Potifari yari kuza kwivamo ngo ajye kubwira umugabo we ngo byagenze gutya na gutya, wa mukozi wacu naryamanye nawe. Oya, yari kumubikira ibanga. Yosefu rero yagize ikintu cyitwa kwirengagiza, yirengagiza ko naramuka aryamanye n'uyu mugore bazamubikira ibanga, yirengagiza ko azaba abaye nka Potifari, azaba abaye nk'umugabo mu rugo, kuko uyu muntu yamaze kuryamana n'umuntu aba yamaze kwihuza nawe, aba yabaye umugabo we, uwo baryamanye nawe yabaye umugore we. Agira rero ikintu bita kwirengagiza. Abakristo bene data, muri ino minsi ubundi imwe mu ntwaro ishobora kuba yafasha abakristo kunesha ibyaha harimo ikintu bita kwirengagiza. Hari ibintu tuba dukwiriye kwirengagiza tukabyima amaso tubireba. Arega tuzategereza Yesu ibirenge byacu bikiri ku isi, ibirenge byacu bigihagaze ku isi. Ubundi definition yo gukiranuka, ubundi gukiranuka ni ukubana n'abantu bakora ibyaha ariko we ntube wabikora. Urumva Yosefu yabanye n'umuntu umusunikira kuba yagira ibyaha yakora ariko we ntiyabikora, kubana n'abantu bakora ibyaha ariko we ntubikore. Kitubashisha rero ikintu cya mbere ni ikintu bita kwirengagiza ibintu kandi ubireba, ugafata ibintu nk'ibibambwe kandi ubireba. Yesu adushoboze mu izina rya Yesu. Ikintu cya kabiri, uyu Yosefu yagize ikintu bita guhunga. Iyo dusomye ijambo ry'Imana riratubwira ngo ujye uhunga irari rya gisore. Ubundi tekinike ibaho ikomeye ishobora kuba yadufasha kunesha ibyaha ni ikintu bita guhunga. Ubundi iyo ushaka kunesha ikintu uragihunga, guhunga. Paulo aravuga ngo ujye uhunga irari rya gisore, guhunga, ikintu bita guhunga. Ni ukuvuga ngo hari ibyaha tudashobora kuba twanesha tutabihunze. Cyane cyane ndagaruka kuri kino cyaha cy'ubusambanyi. Bibiliya igaragaza ko ari n'icyaha gishobora kuba ari icyaha gikomeye, kuko Bibiliya ivuga ko dusomye mu rwandiko Paulo yandikiye Abakorinto mu bice 6, Bibiliya itwereka ko ngo ibyaha byose bikorerwa hanze y'umubiri, ngo ariko iki cyo kigakorerwa mu mubiri. Kandi buriya umuntu ukora icyaha cy'ubusambanyi yumva ari ibintu bimuryoheye, yumva ari nka feeling. Ibindi byaha nko kwica, ibyaha biri muri izo cases, iyo umuntu abikoze agira ikintu cyo kwicuza, mbo akumva muri we agize agahinda, bikaba byamugwa nabi. Ariko iki cyaha cy'ubusambanyi cyo umuntu gikoze ahubwo bimutera motivation, mbega bimutera ahubwo irindi shyaka ridasanzwe ryo gukomeza kugenda kuba yabatwa nacyo. Niyo mpamvu Bibiliya rivuga ngo iki cyaha cyo gikorerwa mu mubiri, niyo mpamvu no kubasha kuba umuntu yakiganza ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Ariko uyu Yosefu kugira ngo akineshe yakoresheje tekinike yitwa guhunga. Bibiliya ivuga ngo ujye uhunga irari rya gisore. Ntabwo kuri iki cyaha kirari ngo umuntu yavuga ngo mu izina rya Yesu, ngo ndabyirukanye mu izina rya Yesu. Oya, ibi ngibi ni ibintu bisaba ngo umuntu abihunge. Irari rya gisore ntabwo risengerwa ahubwo rirahungwa. Yosefu yagize ikintu bita guhunga. Ndatekereza iyo aza kuza kuguma muri kiriya cyumba byari kurangira kiriya cyaha kiguyemo, kuko Yosefu yari umusore kandi muzima mu buryo buri biologique, yari muzima, yari yuzuye, nta buremba yari afite muri we, yari yuzuye. Iyo aza rero kuguma hariya, ndatekereza ko n'uyu muka Potifari ntabwo yari umugore woroheje, kuko kera ni ukuvuga ngo ipeti wabaga ufite cyangwa icyubahiro wabaga ufite cyaguhishaga no kuba wagira umugore ushaka, umugore ufite ubwoko warirondozaga, nta muntu wabaga wagutangira, kandi n'abakobwa babaga bakurwanira. Ndumva birumvikana ko n'uyu muka Potifari nawe yari umugore mwiza ushobora kuba yatuma abantu benshi bamubenguka. Iyo Yosefu rero aza kuguma hariya ntagire ikintu bita guhunga, byari kurangira kiriya cyaha kiguyemo. Ariko arahunga, arirukanka. Ntabwo yari yirengagije ko yari kuguma hariya bakarwana akamunesha, oya, ahubwo yarahunze. Tekinike yo kunesha ibyaha ubundi ni ukubihunga, umuntu akirukanka. Ntabwo wasambana n'umuntu mutari kumwe, wamuhunze byarangira icyo cyaha kitabaye.
ndi kugira ngo mvuge ikintu cya gatatu cyashoboje uyu musore Yozefu. Uyu Yozefu yari afite imbaraga, kandi imbaraga yari afite zari imbaraga zidahindurwa n'ibihe. Hari abantu dusanga uyu munsi bakijijwe, mu kanya bakaba bivuyemo, ugasanga ntibabize, ntibakonje, ugasanga ntago wabona urwego wababarira, ugasanga nibyo Yesu yavuze ngo ntimugaceza abami babi, ugasanga abantu mbega nta abakristo ariko batafashe icyemezo, ugasanga nta fatizo ryabo wabona mu byahura mubonamo, mu byo gukiranuka umubone usange afite ishusho yo kwera arikakana imbaraga zako. Ariko uyu Yozefu we yari afite imbaraga z'igihe, mbega yari afite imbaraga z'igihe cyose, yari afite imbaraga zitabasha kuba zahindurwa n'ibihe. Kuko urumva ngo yahoraga amubwira ngo turyamane, uyu munsi akamubwira ngo turyamane, Yozefu akamuhakanira uti oya, njyewe ntago nabasha kuba nakora ibyo ngibyo. Ejo akongera akamubwira. Urumva iryo geragezwa ryose Yozefu yagiye acamo yagendaga anesha, kuko yari afite imbaraga zidahindurwa n'ibiki. Imana dufashe mu izina rya Yesu. Mu minsi nk'ingi nakwe dukwiriye kugira imbaraga zidahindurwa n'ibihe, ukamenya ngo niba iki kintu ngihamije ndaha ndi mu cyiciro runaka, n'iki cyiciro ndimo nikiza guhinduka, ngomba guhamana ubwo bukristo budahindurwa n'ibihe. Bibiliya iravuga ngo tugume uko twahamagawe. Ni ukuvuga ngo niba warahamagawe ufite ibyo uretse, ibyo uzinutswe, ibyo ufashe icyemezo ukavuga ngo ibi ntago nzabisubiramo, ugume gutyo, izo mbaraga uzigumane. Nihaza ibihe bigusunikira kugira ibyo ukora wari wararetse, uresiste, ugira ikintu bita resistance. Yozefu rero afite iki kintu cyo kuresist icyaha, akavuga ngo ngewe ibyo niyemeje narabyiyemeje. Ikintu cya kane cyafashaga uyu Yozefu bituma ngiye mufata nka roromodo wanjye, uyu Yozefu yarazi ikintu cyo guhamya ukuri. Ubundi ntabwo waba uri umunyakuri udashobora kuba wazira ukuri. Niba ukuri wemera utashobora kuba wakuzira, ntabwo uri umunyakuri. Niba ukuri wemera bashobora kuba bakubwira uti komeza ukwemere, nukomeza kukwemera turi buze kuza kukwica, ukaba utakomeza kuba wakemera nubwo babashyizeho iyo penalty ko barakwica, ntabwo waba uri umunyakuri. Yozefu rero yari umunyakuri, kandi agahamya ukuri no mu gihe bishoboka, igihe bishoboka n'igihe bidashoboka. Urumva Bibiliya iratubwira ngo ntibakaguhore kwiba, kwica, gusamba, nabwo bazaguhore ko wakoze imirimo myiza yo gukiranuka. Ari byo Yesu yigeze agarukaho muri Matayo 5, kavuga ngo hahirwa abo baseka babasekera ngewe, cyangwa babaseka bitewe nuko bakoze imirimo myiza yo gukiranuka. Yozefu rero turebye icyo yazize cyatumye bamujyana muri gereza, yarazize ukuri, kuko kwanga gusambana nicyo kintu yarazize, kuba atarumviye nyirabuja nicyo kintu yarazize. Urumva ko rero uyu Yozefu yaziraga ibibi, yari umunyakuri kandi akemera no kuba yazira uko kuri. Abakristo usanga turi abanyakuri ku munwa, tuvuga ngo ibi ngibi tubigenderamo, twarakijijwe, ntago ibi twabikora, ariko ugasanga uko kuri duhamya ntago twashobora kuba twakuzira. Ariko Kristo atubashije kugira ngo ukuri duhamya tuba abanyakuri nyakuri ku rwego n'ukuri tubasha kuba twakuzira tukaba twanabyemera. Uyu Yozefu, ikindi kintu Yozefu yagiraga ikintu bita gutinya Imana. Ubundi ikintu kibuze muri yino minsi, abantu basigaye batinya ibiremwa kurenza uko batinya umuremyi. Abantu dufite ibintu byinshi dutinya abantu, kandi koko ni byiza, tuba tugomba muri tuba tukwiye gutinya umuntu. Ukwiye gutinya umuntu kubera ko umwubaha, ugatinya umuntu mu rwego rwo kumwubaha atari izindi mpamvu. Yesu yaravuze ngo ntimugatinye abica imibiri, ariko batashobora kuba bakica ubugingo, ahubwo ngo mutinye wakica uwo mubiri akaba yakica n'ubugingo, byombi akabirimburira muri Gehinomu. Muri tuba dukwiriye gutinya abantu mu rwego rwo kububaha. Uko kudatinya abantu rero Yesu yaravuze, ku ruhande rumwe dusanga kudatinya abantu yaravuze ngo niba umuntu agutegetse gukora ibintu bihabanye n'umucyo cyangwa n'ukuri wamenye, ntuzigere umwemerera. Ni ukuvuga ngo revo yaba arimo yose cyangwa urwego yaba arimo rwose, niba akubwiye gukora ikintu gihabanye n'ukuri wamenye ku ijambo ry'Imana, uzagira ikintu bita kumuhakanira.
uyu Yozefu rero yari afite ikintu bita gutinya Imana muri we. Dukwiriye kuzamuka mu ntera tugatinya Imana, dutinya gukora ibyaha aho batureba naho batatureba. Uyu Yozefu nta muntu wari uri kumureba muri iriya nzu, yari kuba ari, kuko twasomye Bibiliya iratubwira ngo uyu nyirabuja yahengereye igihe nta wundi mugabo wari uri muri iyo nzu. Urumva ko byari kuba ari ibintu bikozwe secretoma, byari kuba ari ibintu bikozwe mu ibanga. Arava we yaratekereje aravuga uti nubwo ibi bintu bikozwe mu ibanga nta wundi muntu wemerewe kuba azabimenya, abantu bose bari hanze, nta muntu uri mu nzu, ni njyewe n'uwo tugiye gukorana icyaha turimo. Ariko aravuga ngo hari Imana indeba, hari indeba idahishwa. Abantu babuze ikintu bita gutinya Imana. Ndagira amabwire ngo Imana ikwiriye gutinywa, ukamenya ngo hari kureba nubwo utarebana nayo, ndetse nubwo hari abantu batari kukureba, ariko hari kureba, hari gukurikira, hari guhozaho ijisho, hari idasinzira, hari itarwara amaso. Mbene ibyo ngibyo bikwiriye kubizirikana mu mutima wawe. Ndagira mvuga iki kintu, uyu Yozefu tugiye mu buryo bw'umwuka, Yozefu tumufata nk'icyitegererezo ku muntu wazirikanaga ko ari umushyitsi n'umwimukira. Twasomye ijambo ry'Imana riratubwira ngo hariya mu Baheburayo riratubwira ngo kwizera niko kwatumye Yozefu abwira bene wabo uti ndabizi ko Imana izabagirira neza ikabatuza ikabasubiza iwanyu i Kanani, muzafata amagufa yanjye muyajyane. Ijambo ryatubwiye ngo kwizera niko kwatumye Yozefu ategeka iby'amagufa ye. Ajya gupfa yaravuze uti ngewe ninzapfa ndabizi Imana izabagirira neza ibakure muri Egiputa. Muri Egiputa ntago ari iwacu, ntago ari muri gakondo, muzasubira i Kanani, amagufa yanjye muzayafate nayo mwimukane nayo muyajyane. Muri we, mu mutima we yari yifitemo ikintu cyo kuvuga ko ari umushyitsi n'umwimukira. Bakristo bene data, mwisi ntago ari iwacu, turi abashyitsi n'abimukira. Urumva nubwo Yozefu yagiriye icyubahiro kidasanzwe muri Egiputa, ariko ntago byamubujije kuzirikana ko ari umushyitsi muri cyo kafite gakondo y'iwabo i Kanani. Bivuze ngo icyubahiro twagirira mu isi, ubuzima bwiza twagirira hano mu isi, ibyiza twageraho, imihigo twakesa, ibyo twakora bitandukanye, ibigaragara n'ibitagaragara, ntago biba bikwiye kutwibagiza ko turi abashyitsi. Tugiye mu by'icyubahiro, Yozefu yari afite icyubahiro kidasanzwe. None se niba twavuga ko yari nka vice president, kuko igihe cyarageze Farawo amuzamura mu ntera, ariko aravuga ngo nubwo Egiputa nayigiriyemo ibihe byiza, nubwo isi nayigiriyemo ibihe byiza, nubwo nari inkomeye, ariko hari Kanani. Tujye tuzirikana ko turi abashyitsi n'abimukira, ko hari ahandi hantu dusiganirwa kuzajya kuba. Twasomye ijambo ry'Imana mu Baheburayo riratubwira ngo kwizera niko kwatumye Yozefu ubwo yari agiye gupfa ategeka iby'amagufa ye. Ni ukuvuga ngo Yozefu yari afite icyubahiro kidasanzwe hariya muri Egiputa, kuko Farawo yari yaramuzamuye mu ntera, amugira twavuga ko yari yamugize nka vice president, kuko yaramubwiye ngo muri kino gihugu nta muntu uzakindutamo usibye njyewe. Urumva ko yagize icyubahiro kidasanzwe muri Egiputa. Yari umuyobozi ukomeye w'inkomerwa amashyi, cyane ko iyo dusonye Bibiliya itwereka ko yakoze igikorwa cy'ubudashyikirwa. Umwami yarose inzozi, habura uwazisobanura, mubize, abanyabwenge, abapfumu, abakonikoni. Urumva ko we yagiye ku buyobozi adatanze ruswa, ahubwo ubudashyikirwa bwe nibwo bwatumye ajya ku buyobozi. Ageze ku buyobozi yagize icyubahiro kidasanzwe, ariko agiye gupfa abwira bene wabo, arababwira uti ndabizi Imana izabagirira neza ibakure hano ibajyane i Kanani, amagufa yanjye muzayafata hano muzamwabarampambye muyazinge mwimukane nayo mujye kumpamba iwacu i Kanani. Bivuze ngo rero uyu Yozefu yari afite ikintu cyo kuzirikana ko ari umushyitsi n'umwimukira muri kiriya gihugu cya Egiputa. Ni ukuvuga ngo bakristo bene data, tujye tuzirikana ko mu isi turi abashyitsi n'abimukira. Icyubahiro twagirira mu isi, amafaranga twagirira hano mu isi, gukomera, ubuhangange twagira hano mu isi, niba koko turi abakristo, tujye tuzirikana ko mu isi turi abashyitsi n'abimukira. Hari aho dusiganirwa tuzajya kuba. Mu isi ntago ariho gakondo yacu, ntago ariyo gature. Hari ahandi hantu dusiganirwa Imana izatujyana. Hari ahandi hantu hashyashya Imana irimo itegurira abantu bazagira gute, abantu bazashobora kuba bayizera. Yozefu yarabizirikanaga akamenya ko ari umushyitsi n'umwimukira. Twasomye ijambo ry'Imana hano twasomye mu Itangiriro mu bice 39,
ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nyirabuja yahoraga amuhatira kuryamana nawe, ariko Yosefu aramubwira ngo databuja yampaye kugenzura urugo rwose, nta muntu urundi rutamo, ni ngewe ukomeye. Kuko abasesenguzi bavuga ko Yosefu yari nka magaziniye kwa Potifari, yari magaziniye, mbega yari nk'umuntu uhagarariye abandi bakozi, umenya ibisohoka n'ibyinjira, yari nka manager w'urugo rwa Potifari. Aramubwira ngo databuja Potifari yampaye kugenzura iby'urugo rwose byose mbigenzura, ariko mu byo yampaye kugenzura wowe ntago urimo. Ubundi iyo umushyitsi ari ahantu aba afite ibyumba yagenewe kubamo, akamenya ngo ni saro niyo nagenewe kubamo, saro n'icyumba cy'ubushyitsi ndaramo. Iyo uri umushyitsi rero ugatangira kujarajara mu byumba, abantu bashobora kuba bagufata nk'inshanutsi, cyangwa abo wasuye bakaba bagira ubundi buryo bagufatamo butari bwiza. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo uyu Yosefu yarashatse kuvuga ngo ngewe hari ibyumba nemerewe kwinjiramo, hari n'ibyo ntemerewe kwinjiramo. Bakristo bene data, hano mu isi dufite icyumba twemerewe kubamo aricyo cy'ubukristo, ibindi byumba biri hanze y'ubukristo ntago twemerewe kubyinjiramo. Tujye tuzirikana ikintu ko turi abashyitsi n'abimukira, dutinye Imana aho batureba naho batatureba, tumenye ko Imana itureba, kuko baravuga ngo Imana ni omnipresent, ibera hose icyarimwe. Aho abantu batari, aho tudafite abo turi kumwe nabo, Imana ibihari. Tujye tumenya rero ko itureba, bityo tubashe kuba twatinya gukora ibyaha, tubashe kuba twazirikana ubu bushyitsi bwacu aho batureba naho batatureba. Imana rero idufashe natwe nituzirikana ibi bintu tuzaba nka Yosefu. Yosefu yabaye intwari, ni intangarugero, ni icyitegererezo ku bantu benshi, ndetse nk'abantu bakiri bato yarakwiriye kutubera role model, kutubera umuntu dufatiraho urugero, umuntu tugenderaho. Kumva nyoko buja gusaba kuryamana nawe ukabyanga, ukabiresista, kandi ukiri umusore, ukiri mu mbaraga z'ubusore. Paulo yaravuze ngo ujye uhunga irari rya gisore, nuko yarazi uko rihari. Ntabwo yavuze irari rya gisaza cyangwa irya gicecuru, kuko ko umuntu agenda akora niko iryo rari rigenda risa naho rigabanyutse. Ntago rero ryabura, kandi ntago tuzanesha ikintu tutahanganye nacyo. Abantu bakiri batoya rwose, by'umwihariko urubyiruko, abasore, inkumi, Imana izajya idushoboza kuba nka Yosefu. Muri no minsi icyaha cy'ubusambanyi kireze, abantu basigaye basambana uko biboneye, abantu bagasambana batikanga. Icyaha cyo gusambanya n'abantu bagifashe nk'ikintu cyoroheje, ndetse hari ibihugu numvishe ko muri pose abakozi bemerewe kuba bagira pose yo gusambana, akaba ari ibintu rwose biri aho ngaho, biri easy, ibintu byoroheje, ibintu bitari ibyadanje, ibintu. Ariko twebwe Imana izajya idufasha kuba nka Yosefu, wabisabwe n'umukoresha we, kandi nawe wari mwiza. Nubwo Yosefu nawe yari mwiza, ariko na nyirabuja nawe ntago yari yoroheje. Nawe yari mwiza kuko yari yarashatse ku muntu ukomeye, kandi wabaga uri umuntu ukomeye ukanashakana n'umuntu mwiza kuko arirondozaga. Ariko Yosefu agira ikintu cyo kuresista. Imana rero yo mu ijuru ikwiriye kudufasha, ariko tukagendera kuri ibintu bitanu navuze. Tukagira ikintu bita kwirengagiza, tukirengagiza gukora ibintu kandi tubireba. Tukagira ikintu bita guhunga, tugahunga ibyaha. Tukagira ikintu cyo gutunga imbaraga zidahindurwa n'ibihe. Tukagira ikintu cyo kuba abanyakuri, ndetse ukuri twemeye tukaba twanakuzira. Tukagira ikintu cyo gutinya Imana aho batureba naho batatureba. Ndi kugira ngo rero duse n'abasoreza ahangaha, Imana idufashe gushyira mu bikorwa. Utaragana ku musozo, yego, ibyo bintu bitanu bisubiremo nk'ubisoma, bifasha umuntu kuba yanesha icyaha nk'uko Yosefu yakinesheje. Bisubiremo nk'ubisoma. Ibintu bitanu byafashije uyu musore Yosefu kunesha kiriya cyaha cy'ubusambanyi. Kandi buri cyaha cy'ubusambanyi akenshi gikorwa mu bantu bakiri batoya, kuko niho usanga, iyo tugiye mu buryo buri biology, niho usanga ikintu cy'irari cyagutse cyane, kizamutse. Ibintu bigera kuri bitanu rero byamubashije kunesha iki cyaha kitabasha kuba cyaneshekwa, kandi uburyo we yari agiye kugikoramo bwari uburyo budasanzwe. Yari agiye kugikorana na nyirabuja, kandi abimusabye no mu ibanga rikomeye. Ibintu bitanu rero byamubashishije. Ikintu cya mbere, Yosefu yagize ikintu bita kwirengagiza. Imwe mu ntwaro ya mbere ifasha abantu kunesha ibyaha ni ikintu bita kwirengagiza, ukareba ibintu nk'utari kubibona kandi uri kubireba.
ikintu cya kabiri ni ikintu bita guhunga. Ubundi tekinike yo kunesha icyaha ni uguhunga. Ni ukuvuga ngo cyane cyane kuri bino byaha by'ubusambanyi, kese z'ubusambanyi, amarari y'ubusambanyi, ibintu nk'ibi ngibi byerekeranye nabyo, tekinike ibaho yo kubinesha ni uguhunga. Ntabwo uvuga ngo mu izina rya Yesu, oya, nubwo waba uvuye mu masengesho y'iminsi 100, iyo udahunze icyaha cy'ubusambanyi ukigwamo kirahungwa. Ikintu cya gatatu, uyu Yozefu yari afite imbaraga zidahindurwa n'ibihe, arizo natwe dukwiriye gusaba Imana, tukagira imbaraga zidahindurwa n'ibihe, tukagira ubukristo dukiranuka. Uyu munsi uko nakiranutse n'ejo akaba ariko nkiranuka. Ikintu cya kane cyamubashishije, uyu Yozefu yari umunyakuri kandi wemera kuzira ukuri. Ntabwo washobora kunesha ibyaha utari umunyakuri ngo ushobore kuba wazira uko kuri, kuko ubundi icyaha ni ugufata ukadevia ukuri, cyangwa ukaba wasambura ukuri ukaguhinduramo ibinyoma. Umuntu akimahoroniza akavuga ngo ibi bintu ntacyo bitwaye. Iyo rero ubikoze ukavuga ngo ntacyo bitwaye, ukica ukuri kw'ijambo ry'Imana, mbere na karo bamaze gukora icyaha. Yozefu yagiraga ikintu cy'ukuri kandi akaba yakemera no kuba yazira uko kuri. Urumva bamuhoye ko yanze gusambana, nubwo wenda publicly officially ntago byari bizwi ko ajyanywe muri gereza, bamuhoye ko yanze gusambana na nyirabuja, ariko buryo dusomye text neza dusanga ikintu bari bamuhoye, nubwo atari cyo kivugwa, nubwo atari cyo cyatumye Potifar amujyana, kuko Potifar yamujyanye muri gereza ko umuntu washatse kumufatira n'umugore we ku ngufu, ariko mu buryo buri reality dusomye text y'ijambo ry'Imana ari mu itangiro 39, icyatumye yamujyana muri gereza nuko yanze gusambana na nyirabuja. Kuko iyo aza kubikora ntabwo nyirabuja ari kujya kumurega kuri sebuja ngo amujyane muri gereza. Yozefu yagize ikintu cyo kuba umunyakuri, ahamya ibyiza. Nibyo bivuga ngo ntibazaguhore kwiba, kwica cyangwa ibindi, ahubwo bazaguhore gukora ibyiza. Icyo cyari icya gatatu. Cyari cya kane. Icya gatanu, icya gatanu, uyu Yozefu yagiraga ikintu bita gutinya Imana. Ari byo navuzemo ko yazirikanaga ko ari umushyitsi. Yagira ikintu bita gutinya Imana. Aravuga uti nubwo ahanga nta muntu uri kundeba, abagabo bose basohotse bari hanze, ariko mu ijuru hari Imana indeba. Ibyo rero nibyo byamubashishije kubangiye mufata nk'intangarugero, mufata nk'umuntu w'icyitegererezo wabashe kunesha ikintu byagaragaraga ko atashoboraga kuba yakinisha. Muri ibyo bintu bitanu hari icyo wavuze ngo guhunga, kuko hari naho wageze ukomoza uravuga ngo ntibishoboka kuba wakora icyaha cy'ubusambanyi utari kumwe n'umuntu, kuko ntiwagikora mu mwuka. Byumvikane ko wamuhunza ukamujya kure, wenda wagira intekerezo mbi wenda zo mu bitekerezo, ariko ntabwo cyaba mu by'ukuri mu buryo buri pratique. None ahangaha ko numva hari abantu ugomba kugira inama, niba umusore n'umukobwa bikora bakajya mu masengesho ku musozi ahantu, mu butayu ahantu, mu cyumba cy'amasengesho ahantu, kandi Yozefu we yanakoresheje intwaro yo guhunga. None umusore n'umukobwa ni babiri, nta bandi bantu bahari, bajyanye mu butayu gusenga ari bonyine, baraye mu cyumba cy'amasengesho, mu rusengero n'ahandi hantu, abo bantu wabagira ihe nama? Bakristo bene data, reka mvuge iki kintu. Nababwiye ngo tuzategereza Yesu ibirenge byacu bikiri ku isi. Kandi twambaye umubiri, dufite muri twebwe turemangingo tutugize, muri twebwe hari inyama, hari amaraso, turi abantu ubuntu. Usibye ko iyo tugeze muri kesi zo mu buryo bw'umwuka dusanga hari ibindi turi byo, nko kuvuga ngo turi abana b'Imana, ariko tugarutse ku ruhande rw'umubiri turi abantu. Ni ukuvuga ngo rero ibintu bigomba abantu natwe bigomba kutugeraho. Ni ukuvuga ngo cyane cyane nk'ibyo uvuze ngo by'abasore n'abakobwa, ubundi muri kino kigero cy'urubyiruko mu myaka hagati y'imyaka 12 kugera mu myaka 21 gutyo, ni igihe irari ry'ubusambanyi rizamuka. Ni ukuvuga hari umuntu w'umusaykologiste wabyise libido. Ikintu bita libido ni ikintu cy'irari ry'ubusambanyi rigaragara mu bantu. Ni ukuvuga ngo umuntu wese uri normal, muzima mu buryo buri biologique, wambaye umubiri, iri rari ararigira. Ararigira, ni ibintu biraho bigomba kuba. Ni ukuvuga ngo rero iyo umuntu adahunze, atagize ikintu cyo guhunga muri we ngo ahunge asige ibishobora kuba byafavoriza rino rari rye, birangira umuntu aguye mu cyaha. Nibyo wagarutseho uravuga ngo
ngo nk'abasore n'abakobwa usanga bifashe bari bonyine. Ndagira mbabwire ngo nubwo waba uri mu mwuka umeze gute, ubundi relationship iri hagati y'igitsina gore n'igitsina gabo, y'umugore n'umugabo, y'umukobwa n'inkumi badafite icyo bapfana, ntabwo biba byiza. Nubwo muri gusenga, mujye muzirikana ko muri gusenga, ariko ntabwo bikuyeho ko mukiri abantu mwambaye umubiri. Muri gusenga ariko muracyari abantu mwambaye umubiri. Ni ukuvuga ngo abantu bakwiriye kujya bagira ikintu cyo kubyitwararikamo. Ugasanga abantu bihugitse, ni umusore n'inkumi, ntacyo bapfana, ntago yamushatse, ntago ari umugore we. Bagomba kuzirikana ko ari abantu, ko iryo rari rigomba kuza. Ntabwo rero irari ry'ubusambanyi risengerwa ngo umuntu akavuge ngo mu izina rye. Iyo udahunze, kuko ntabwo umubiri uba wawuhunze ngo wuvemo, ni ukuvuga ngo iyo udahunze bikubaho. Yosefu rero yagize ikintu cyo kwitwararika, aravuga uti reka mpunge, njye mpamya neza ko iyo aguma hariya byari kurangira aguye muri kiracya, kuko yari umusore yambaye umubiri. Irari ry'ubusambanyi libido ari mu gihe kuba rya jambo rivuga ngo umutima urakunze ariko umubiri urananiwe, ugize intege. Aha, none ibyabaye kuri Yosefu n'uyu munsi byaba hari ba nyirabuja bakoresha abagaragu mu mafamiye atandukanye. Uyu munsi ku bantu badukurikiye bumva iki kiganiro, birashoboka cyane ko hari nk'abasore bari gutitirizwa cyane, barembejwe na ba nyirabuja cyane. Bibaho, twumva inkuru hirya no hino. Birashoboka ko hari abantu b'abasore uyu munsi bari kutwumva ariko ba nyirabuja babarembeje. Urabagiriye ihe nama? Ikintu nabivugaho, ubundi akenshi iri rari ry'ubusambanyi rituruka kuri Satani, ndetse hari igihe umuntu yakugirira irari ari tewe na Satani, kugira ngo Satani arebe ko ashobora kuba yakugusha. Nkuko rero ubigarutseho, ntago byabura mu isi yose, munsi y'ijuru. Ibyo ntago ari ibintu byabura, kuko ubundi na Bibiliya iravuga ngo nta kintu cyabaye nta kintu kiriho kitabaye. Birumvika ko noneho tugeze mu minsi ya nyuma aho bireze ibyo bireze. Ugasanga ni umuntu w'umusore nyirabuja aramwifuza, cyangwa ugasanga ni umuntu w'umukobwa sebuja boss we aramwifuza. Ikintu rongewe nabagiraho inama, n'ubundi tekinike nta yindi, ni uguhunga. Yesu yaravuze ngo niba ijisho ryawe ry'iburyo uri kubona ryaguteza ibyago, urikuremo urijugunye. Niba ubona sobuja akurembeje, kandi koko yakuremya yitwaje icyubahiro, cyangwa yitwaje ibyo aguhereza, yitwaje ubukomere, mbega ko ubukomere afite ku rwego no kurezista kwa wavuga oya, ari ibintu usanga bigoranye cyane, kuko buriya nyine habaho ikintu bita koshya. Umuntu yoshya umuntu asumbya amafaranga, umuntu yoshya umuntu arusha imyaka. Ubwo rero uko koshya byazarangira ukuguyemo. Tekinike ni uguhunga, nako kazi wakareka, aho kugira ngo atakaze ubuhamya ndetse n'ubugingo, kuko abakiri umuntu nako kazi yakareka. Kuko urumva n'uyu nguyu ushobora kumuhakanira n'ejo ukamuhakanira, ariko hari inshuro yagira bikanga, kuko uyu munsi unesha Satani areka kugutega ikindi gihe. Ubwo rero ubundi bajya bavuga ngo kwirinda biruta kwivuza. Tekinike ya nyuma yo kunesha iki kintu ni ukwirinda, ni uguhunga, ni ukwirukanka ukavaho kigomba kubera. Yego, urakoze cyane, utanze inama nziza, kuko hari ababyumvaga nk'umugisha. Ubwo ngize umugisha mabuja akaba anyifuje, ubwo ngize amahirwe databuja boss akaba anyifuje, akumva ari nk'imboga. Nagize umugisha wo kwakira uri n'urubyiruko. Uyu munsi bona ko urubyiruko rwinshi, abakobwa bari kugenda batwara inda cyane umunsi ku munsi, inda zitateganijwe, bamwe zikanabicira inzozi zabo z'ejo hazaza, zikazamo ikibazo. Nagize umugisha rero kukwakira nk'urubyiruko. Turimo tugana ku musozo w'iki kiganiro, gira inama urubyiruko. Nta badoresa benshi nk'uko wabivuze, benshi amaraso arashyushye. Hari na byarusarurira mu nduru nyine bafatiranya no kuba ayo maraso ashyushye n'ibyo bihe bibereyemo. Ndagira ngo ugire inama urubyiruko y'uburyo bagomba gukomeza kwifata, abakobwa bagakomera ku busugi bwabo, ndetse n'abasore bagakomera ku bumanzi bwabo. Murakoze cyane ku byo mudusabye,
kugiraho inama urubyiruko. Nanjye ndi urubyiruko ko nababwiye ko ndi mu myaka 17. Ikintu nabwira urubyiruko, abadukurikiye se cyangwa bazakurikira ubutumwa aho buzagera hose, inama nagira urubyiruko tuzirikane ko twambaye umubiri kandi tuzategereza Yesu ibirenge byacu biri hano ku isi. Iki cyaha cy'ubusambanyi ni icyaha cyeze cyane, kireze kandi reka kinere, kuko icyaha cy'ubusambanyi umuntu aragikora akumva nyine nta bubabare bukibamo, nta bubabare, umva ari uburyohe, umva ari feeling, wumva ari umunyenga. Tugitandukanye n'ibindi byaha nko kwica, wica umuntu ariko ukumva umutima urakuriye, mana yanjye, wumva umutima uri kugucira urubanza, kumva nta mahoro. Ariko icyaha cy'ubusambanyi wumva tineje wakiyongeza, bityo bikagenda bikura. Tugereranyije uko icyaha cy'ubwicanyi gikura, ntabwo ariko icy'ubusambanyi gikura. Icy'ubusambanyi gikura mu buryo bwihuse cyane. Iki cyaha rero kireze, nicyo Satani arimo adusunikiramo cyane, dufite amaraso ashyushye, abishaka, abikeneye, abikumbuye, abifitiye amatsiko. Tekinike nta yindi, ni uguhunga. Niba ubona umuntu yakugwisha mu cyaha, muhunge, umwitarure, ujye kure ye. Niyo nama. Mbega tekinike nta yindi, niyo bita guhunga. Uhunga ugiye kukugwisha mu cyaha. Niba ari umuntu ukuzana hayo magambo y'amateshwa, amagambo y'ubuhehesi, bimeze gutya, gushukisha utuntu n'utundi, muhunge. Kubera ko nutamuhunga birarangira ukigwemo, kuko uri umuntu. Iyo udahunze uragwa, nuguhunga. Yosefu yarahunze, nuguhunga. Urakoze cyane Dieudonné, turagushimiye. Mu kiganiro twagiranye cyangwa mu kibwiriza cyangwa mu nyigisho duhaye ivuga ku bintu 5 byafashije Yosefu kandi bikanatubera natwe icyitegererezo cyo kuba twatsinda icyaha. Hari aho wagiye ugaruka rwose unavangamo n'indimi z'amahanga nk'umuntu wize. Dieudonné, waba warize cyangwa ni za ndimi z'abanyamugi? Ngiye narize. Ubu ngubu tuvugana ndangije amashuri 6 ya segonderi. Yego. Nize education. Abakera babyita ngo ni normale primaire. Enseignement. Yego. Ufite gahunda yo kuzakomeza? Gahunda ndayifite pe, ndacyari mutoya, agiye cyo kwica ubusa. Urumva ngiza kurangiza ufite imyaka 17. Ndetse n'ibintu abantu benshi bajya bakunda kwibaza, nigeze mbivuga, usibye n'ibyo ngibyo by'amashuri, na bino byivuga butumwa aravuga ngo ndacyari umwana. Ubutaha uzaduha ubuhamya uburyo winjiye mu ivuga butumwa ukiri mutoya. Uzaduha ubuhamya mu kiganiro cy'ubutaha. Icyo nahishatse kuvuga, hari abantu bavuga ngo ndababeshya, warangije kwiga uri umuvuga butumwa, babimacinga n'imyaka ukabona ntibiri guhura. Ngewe mu bintu ntakora, ntago ngiye najya kubeshya isi, ndi imbere ya kamera, isi yose izankurikira ngo nifate ngo njye kubeshya. Rwose bakunzi bacu, naha ngaha twicaye ni hafi hegamiye neza ikigo yizemo. Aha turi gukorera ikiganiro ndimo ndabona hafi yanjye rwose ibikari by'ikigo yizemo, ahantu yigaga ndimo ndahareba. Ntabwo rero abeshya, ibyo avuga ni ukuri. Dieudonné, ndagira ngo utange nimero yawe. Hari urubyiruko rushobora kuzakugisha inama, hari abashobora kugukenera ngo ujye guhugura urubyiruko, kuko ndakuzi ufite byinshi Imana yagusizemo. Hari n'abakenera ko ubasengera Imana nk'umukozi w'Imana. Watanga nimero yawe? Nomero ndayitanga nta kibazo, ndetse muzanadufasha wenda muyandike kuri screen. Yego. Kugira ngo bizarusheho gufasha abantu. Nomero yanjye rero ni 079 015 6 970. Ndayisubiramo, ni 079 015 6 970. Ugize neza cyane Dieudonné. Yego. Reka tugusaba usenga Imana. Reka dusenge, dusabe Imana itubashishe.
dushobora kubigambirira gutya ariko Imana itatubashishije ngo tubishyire mu bikorwa hari igihe byatugora. Kadusenge rero. Mana nzima, Mana isumba byose, turagusabye ngo uko wajya gufasha abasogokuruza bacu mu rugendo abariko natwe dufashe mu minsi nk'iyi, minsi mibi, minsi ya nyuma. Uko wabanye na Yosefu yari umusore ariko anisha icyaha cy'ubusambanyi, akinesha mu buryo byagaragaraga ko kukinesha byari kuba byagorana. Wowe wabanye nawe ukamubashisha, ukamushyiramo indangagaciro yo kugira ibyo yirengagiza kandi abibona, ukamushyiramo ikintu cyo guhunga, kugutinya, aho abantu bamureba naho batamureba. Turagusabye kugira ngo natwe iyo mbuto yo kugutinya no gutinya icyaha no guhunga icyaha uyitubibemo mu minsi ya none, kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Fasha urubyiruko dufashe Mana, ndakunyize kugira ngo fashe abakobwa, fashe abasore, buri wese ku ruhande rwe mufashe kunesha, kuko turi mu minsi mibi, minsi ya nyuma. Iki cyaha kireze ariko dufashe utuneshereze, tuzirikane ko mu isi turi abashyitsi n'abimukira, ko tudakwiriye kugira ikitwanduza. Tuzirikane ko umushyitsi yaba afite ibyumba yagenewe agomba kwinjiramo n'ibyo atagomba kwinjiramo. Icyumba cy'ubusambanyi ntabwo twemerewe kukinjiramo, dutegetswe kuguma mu cyumba cy'ubukristo. Tubashishe rero duhereze imbaraga, tugirire neza, dufashe muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane bakunzi bacu, ndabashimiye. Nge ndi Misago Alfred, nimutwandikire, mukore comment, mukore share, subscribe, musangije n'abandi ubutumwa bwiza, mukore like, munyure mu mpande zose, mutwereke ko turi kumwe kandi Imana ibaho umugisha. Reka tugire duti shalom, shalom, mubane n'Imana. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, nzaba kumwe na Eliya, nzaba kumwe na Abrahamu.